Formula 1 rero yagarutse season yayo yatangiye kuri iki cyumweru nibwo yatangiye itangirira aho bita Australia, izakomereza ku itariki 22 zaba iri China, ive China ijya Japan, bave Japan bajye Bahrain, Saudi Arabia, hanyuma babone kujya muri Amerika. Rero ubwo ngubwo nyine nkuko nababwiraga nyine batangiriye Australia, abashoferi bose 20 b'amakipe 10 harimo abaroki bagera muri 6 bose barangajwe imbere na kabuhariwe Kimi Antonelli, niwe muroki wagaragaje ko byibuze ari muntu muzima dushobora kwitega muri iyi sezon cyashya kabisa 2025. Hanyuma rero iyi Grand Prix yabimburiye izindi yo muri Australia, ikaba yabereye mu mvura ikomeye cyane, ariko ibyo ngibyo ntibyabuza Lando Norris kuba yayitwara, dore yuko n'ubundi ari we wari wanabonye pole position muri qualifying zari zabaye ejo mu gitondo. Niwe wari waje ari imbere, bivuga yuko ari bagombaga gutangira n'ubundi resi abari imbere ho gakeya. Hanyuma inyuma ye kuri grid hari Max Verstappen, inyuma ya Max Verstappen inyuma ye hari ubwo umupeti bakorana bita Oscar Piastri w'umunya Australia wari uri wabo, waje nyine kuza kuba ahura n'ibibazo, we arangiza mu myanya y'inyuma, ariko nyine uyu Lando Norris ahita yitwarira Grand Prix ya Australia. Akaba rero noneho yaba atanga icyizere ko wenda ubungubu noneho nadakora ubucucu hari icyo yazakora. Grand Prix rero ya Australia nabo ngabo ni 10 ba mbere, nibo nuko baje mbibutsa ko nyine 10 ba mbere nibo babona amanota, abandi 10 ba nyuma bari 0. Lando Norris rero yayitwaye ahita abona amanota 25, mu gihe Max Verstappen umuholande utwara Red Bull yabaye wa kabiri, bahita bamuhemba amanota 18. George Russell umwongereza utwara Mercedes abo wa gatatu amanota 15. Alexander Albon utwara Williams w'umwongereza abona amanota 12, yari yabaye wa kane. Kimi Antonelli umwana mushyashya w'umutaliyani ari kuri gutwara Mercedes niwe waje ku mwanya wa 5 kabisa, amashyi menshi kuri we, abona amanota 10. Stroll Lance umunyakanada utwara imodoka ya se ya Aston Martin yabaye wa 6. Hülkenberg umudage utwara Kiksuba aba wa 7, bamuhemba amanota 6. Charles Leclerc wa Ferrari uyu nguyu no Monegasque yaje ku mwanya 8, bamuhemba amanota 4. Piastri Oscar umunya Australia wari uri wabo, ariko akaba atwara imodoka ya McLaren, akaba rero yaje ku mwanya wa 9, bamuhemba amanota 2. Hamilton Lewis umwongereza kabisa utwara Ferrari, rese ya mbere muri Ferrari birangiye yibereye uwa 10, bamuhemba inota 1. Ubundi nuko nguko mboneraho no kubahugura ukuntu amanota yo muri Formula 1 bayagabanya, nuko wayitwaye bamuhemba 25, undi munsi gutyo bakaba bazaresinga amaresi 28. Nyuma yaho umuntu ayo yagiye akora nyine barayateranya bakareba uwatsinze. Rero Australia Grand Prix nta kintu tuvugaho cyane, bitewe nuko icya mbere yabereye mu mvura, abantu benshi bagize amaksida. Icya kabiri habayemo ibintu by'abarukizi, no kuvuga ngo aba bana bashyashya babajemo bashyashya iyi sezo, amakipe baragiye arokrita baba batamenyereye, baje gutezamo ibibazo, bakoze amaksida menshi bituma irushanwa ribiha nyine agenda ntihabamo ibintu nyine byuko buri mushoferi wese yaresingaga ibyo ashoboye, bitewe nyine n'izo accident zagiye zibamo bagahagarara. So twiteze yuko muri China hari ikintu kizaba ko ariho twazabona spectacle. Hanyuma ubwo ngubwo n'uyu Lewis Hamilton wacu utangiye kuwa 10, tuzareba mu Bushinwa niba zinyara mu isunzu, kuko uyu munsi yatanze Force Hope nyine nuko ngo yatubeshye. Twigeze kubona ayoboyeho nka rap imwe cyangwa 2, tugira ngo ari buze gukora akantu ko birangira bamupanguruye. Tuzareba ibyo mu Bushinwa. Max Verstappen bari batubeshye ngo imodoka ye si sawa cyane, ko twabonye arwana nawe azaba ahari muri iyi sezo, ndetse na Lando Norris nawe ugaragaza ubugome cyane n'ubutayari bwinshi cyane. Sawa rero tubonane next week. China yo bita Shanghai Grand Prix niho bizaba biri kubera.